ubwo urumva iyo nagiye nkabona ikiyede ni bitatu mu muhanda, bibaza gufata bitatu icyumweru cyose ni 18,000. utabaye ngira inzu mwiza wihangana nta wundi muntu wabyemera. Inzu cyane cyo kozana nuriye inzu ya make ni 35,000. Arabikora aramerekeza turagenda dusanga yaryamye, noneho nge bitashyiramo cya kivero njya nsanga abana turaryama, ariko telefone ye yasona hari ukuntu ashyiragamo riveyi yo kubyuka, nakumva ya riveyi ivuze nkahita mbyuka ngakoramo cya kivero nkahita njya hanze, yakwitunganya yajya mu kazi nkabona gusubira mu nzu nkaryama. Noneho ikivero kira ipata bashyiraho ingufuri. Ibyo twabikoze nk'icyumweru, ku kindi cya mbere yahise aza rya pata ryose ahita arikura. Ariko ntabwo mwari murimo twari turimo, araza yaje ari ninjoro arikura harasenya ntetse, ngo noneho uyu munsi ndakwemeza, ngo si iri pata rikumfasha, uyu munsi ndakwemeza. Numva ngize ubwoba, abonye ko byamurangira. Yego. Arangije aravuga ngo ngaho nyine ngo tubwire. Ndamwanije Jane bimeze bite, itariki iyi n'uyu munsi uyu n'uyu pa kwizera mwari muri kumwe? Araceceka. Ndamubwira ni mwari muri kumwe, mwari munaryamanye? Ese nk'umuntu uza mu rugo tukaganira ukanyereka kuri inshuti yanjye. Ubwo nyine nageze mu rugo ndamubwira nyine ishime, n'ubundi nzana mukeba wanjye kuko n'ubundi ndapfuye. Ibyo yifuzaga byagezweho ndapfuye. Ngo ubaye iki se? Yari ari iwanjye ti rwose mbabaruza kumenya iyamira. Umugabo ntaje mu rugo arataha, ndaceceka nkora iki? Nza kwitakisha nk'umudamu wari utuza mu rugo kunsura akankorera utwo turimo twose mbona inshuti yanjye ari n'umurokore. Nza kwitakisha ndamubwanije ni wambabare ko umwana wanjye ahiye, ukaza ukamfasha tukamujyana kwa muganga. Nditakisha koko, nitakisha umugabo aryamye nzi ko asinziriye, kumba barabyumvise. Ndangije rero mfite afata telefone ye nabanje ndayifata nayihishe. Mu gihe ari kuyihiga yimbaza Jeannette abageze mu rugo. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Sisters Love Show. Aka kanya tubafitiye umutumirwa mushyashya mutamenyereye, nk'ibisanzwe nko dutumira abantu bakaza kutuganiriza ku bintu bijyanye n'ubuzima cyangwa se icyo ari cyo cyose, ariko umuntu akatuganiriza twumva ibitekerezo bye natwe tukamugura ibitekerezo byacu. Aka kanya dushaka kubereka umutumirwa tubafitiye. Murakaza neza kuri Murakoze. Nitwa Nakirutimana Delphine, ntuye mu mudugudu w'Ituze, akagari ka Kabeza, umurenge wa Gitega, aho bita mu Cyahafi. Uri umumama cyangwa? Ndi umumama w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. N'umugabo birumvikana? Oya, umugabo nawe byabaye ngombwa ko dutandukana. Kubera izihe mpamvu? Ni impamvu zawe, ariko buriya byose uraza kubiducishirizamo. Hari ukuntu ubana n'umuntu mukundanye bimeze neza, byarangiza ukajya ugenda ubona ingeso afite, mbese utarabibonye mbere ukagenda ubibona nyuma. Twabanye mbona ari umusilamu, dukundana birangira akajya ajya mu kazi muri Oprovia niho yakoraga. Oprovia ni Nyabugogo mu Ibagiro. Birangira akajya ataha saa 7 z'amanywa, birangira akajya ataha saa 9 z'ijoro. Yagiye mu gitondo akajya ataha saa 9 z'ijoro. Noneho ukajya kumva umwuka w'inzoga kandi byaratangiye atanywa inzoga, akakubwira ubundi tuzi ko namusiramu w'inzoga. Ubwo rero birangira noneho nkibaza nkavuga ese umuntu ufite abana babiri, abana bariga, urabyutse mu gitondo ugiye mu kazi, watahaga saa 7 z'amanywa, utashye saa 9 z'ijoro, uraryamye, urabyutse usubiye mu kazi, nta n'igiceri, nta n'ijana, nta na 200 usize. Aho yarikoreraga cyangwa yahemberwa ku kwezi? Yarikoreraga. Ni ukuvuga ngo ushobora kuzana ihene mu kigo ukamubwira ati wowe Asumani ngwino wari uyimbagira uyintunganyirize. Cya gihe urumva nyine aragukoreye uramwishyura. Byanga byakunda aba agomba kugira ikintu atahana. Ntashobora, byanze bikunze bura nta muntu mugiye wambeshya w'umunyama ngo ngabuze n'icyatanu se.
ntabwo kuko bishoboka. hari igihe ibiryo bigurika, ibirayi bikamanuka, ibitoki bikamanuka, ntabwo waba wagiye mu kazi mu kigo ngo uburire, Birumvikana. wanaguza bagenzi bawe. Mm. Yego. Ubwo rero akajya abigenza gutyo, akaryama, akabyuka akigendera, inzu ukabona nayo wamubwira ngo inzu yamugezemo amezi 2, akajya abwira nyir'inzu ngo ihangane, kuko hari ahantu uba ukahaba rwose igihe kinini cyane, nyir'inzu mukabana akurikije n'ubuzima abona ufite akajya yihangana. Ubwo rero birangira rimwe nari ndi mu rugo, icyo gihe nari maze igihe ndwaye, nicyo kintu cyambabaje, bari ukuntu umuntu agukorera ikintu bikakubabaza mu buzima. Ubwo nuko birangira twagiye i Nyamirambo kwivuza kwa Nyiranuma, turaza, icyo gihe ngura ibijumba na dodo, ndateka, ngiye kumva numva umugabo witwa Bebe arampamagaye ngo Masandi ngo ngwino nkubwire ngo umugabo arahari, ndamubwira ntawe uhari, yagiye mu kazi. Ubwo hari 9:00 z'ijoro, arambwira ati manuka uze nkwereke ahantu umugabo wawe ari kumwe n'ikiraya basinze babuze. Ndaceceka ndanabyihorera, numva nta kintu bimbwiye, numva nta kintu kimwe bifasheho, numva ntabwo ari byo, kuko buriya ukuntu umuntu mubana akavuga ati byanga bikunze, ariko hari ibintu atarengera. Nk'umuntu, niyo umuntu yaba yarakubwiye ngo ntaganywa, ukumva umuntu aguhamagaye akubwira ati runaka yasinze, biba bigoye kubyemera. Biba bigoye, noneho ngewe buriya hari ukuntu umuntu aba ateye, ngewe buriya ntiboneye ikintu sinjya nkemera, mba shaka ngo nibonere ikintu. Ubwo uwo mugabo arongera arampamagara, noneho mbwira umuturanyi wanjye nti se ko bambwiye ngo bimeze gutya, ambwira ati genda ujye kureba. Byageze mu masaha ya 3:00, ndamanuka ahantu bita ngo Havana, sinari nzi ko mu kabari kwinjiramo badasuhuza, igihe narinjiye ndasuhuza ngo mwiriwe, mbona n'umuntu nsubiza, mbona n'akantu k'akakorodoro gutya, ndavuga nti se aha kano niko kabari kanyu mufite konyine? Nginjiramo ngo harimo ibindi byumba. Ni ukuri narinjiye koko, narinjiye aho ngaho muri icyo cyumba, mbona ni ahantu harimo n'itapi mu gisare nyine kirimo n'intebe zegamirwa, ndareba mbona amatara, ndabona aka ni akabari koko. Nkinjira mpita mbona koko arimo arabyinana n'iyo ndaya bafatanye baceza. Yahise akubona gutya, nibo bari babiri bari barimo. Ubwo yabyifashemo, yarandebye gutya, ubona ibishirira mu maso, ubona nyine aratunguwe, aranyitegereza. Nari nakuyemo n'igitambaro, nyine ubwo urumva nagiye nanjye ntarwiyambitse, nakuyemo igitambaro. Urabizi ko akundi bakubwira ikintu cyo. Ubwo arangije ahita mbona umukobwa ari kunywa mitsingi, undi ari kunywa primus. Umukobwa ari kunywa mitsingi, umugabo ari kunywa primus. Ndangije ndagenda muhagarara imbere, ubwo numva umugongo, numva urandiye. Ndangije araza arambwira ngo bagushutse nabi, ngo abantu bagushutse ngo kuza hano, ngo ko nta gitambaro wambaye. Ndamubwira niba ari uri mubyinisha bambaye ibitambaro se? Nta no kugusaba imbabazi, ntanakubwira ati mbabarira. Wapi, nahise mubwira bariya muri kubyina bambaye ibitambaro se? Mbona bambaye minisa y'ufu. Ndashaka kamini nanjye nama ndabona ari byo ukunda. Numva ndumiwe cyane, numva birambabaje. Cyakora naramwitegereje gutyo, wa mukobwa aramita nisanganisha nawe, njya kuvugana nawe, ndamubwira ni se wamaye nimero, ubundi nanjye mukajya munembereza hano hantu ko mbona ari ahantu heza hatuma wakanguka mu mutwe. Agiye kumpa nimero, undi aramubwira ngo wimuha izo nimero, numuha izo nimero urambona. Undi arangije aramubwira ngo urambaza iki? Noneho mpita negera umugabo ndamubwira nti yo burya disi ni ibintu byo gucezanya, byo gukundana akanya gatoya bishobora guhinduka mu gaserera. Burya n'ubu buzima mwiberamo ndabona warahisemo ubuzima bwiza. Icyo gihe mpita nsohokamo, ndasohoka mpamagara mabukwe ndamubwira ni umukecuru rero rwose noneho igihe namye mbaregera umuhungu wanyu nananiwe ubu tuvugana ari mu kabari, ari kumwe n'indaba ari guceza. Icyo gihe umukecuru arambwira ngo ihangane witahire. Njya mu rugo mpita njya kumuzanira ikote ryo kwifubika, kuko ntabwo yari yifubitse. Yaravuze ati uko biri kose reka mushyire n'ikote yifubike, ibyo akora nyine bikora anashyushye, ashobora kuza gusohokamo asa nabi, wenda yatitiye. Yagiye mu rugo amuzanira ikote. Cyakora ngeze ku muryango w'akabari isanga barafatanye n'uwo mukobwa bari gusohoka bambuka kaburimbo. Ndamubwira ntihagarara, yewe ntihagarara nkubwira akiri ikote wifubike. Arangije arambwira ntabwo wumvaga urakaye se, kuki wumvishe ko wahita umushyira ikote? Ntabwo yari yagiye yambaye isengeri. Njyewe muri njye nkurikije igihe bamye bama amateka ye bagenzi be inshuti ze, noneho nkaba naringejejeho byo kubyibonera. Nahise numva koko na bya byose numvise ari byo, mpita numva ko naramukaje, kuba nari nahamagaye mama we, naramukaje no guhita dufata ababyeyi tukabiganiraho bikarangira.
kuko guhora n'ubundi ubwirwa ngo umugabo waraha naha nawe ugejeho uranabyiboneye kandi wanakubwira ati barambeshya we akajya kubwira ngo inzoga noneho yajyaga arara ku gasozi kenshi akambwira ko yaherekeje umuntu yaherekeje mugenzi we ngo umwana wabo yarwaye ngero nza kumwibonera namuhaye ikote araryambara arangije icyo gihe ntiyanatashye hari kuwa gatanu icyo gihe ntiyanatashye yararaye ikote yararifashe barambuka nanjye nisubirira inyuma nditahira ncyakora nageze mu rugo najya nsinzira gutya nkabona ndi kubabona najya nsinzira nkabona ndi kubabona none ikindi gihe kiriya gihe cya covid ya kabiri narwaye covid ariko sinarwaye covid ariko bo banyumvishije ko narwaye covid ariko nta covid narwaye byanga byakunda no kubera nibyo ari wabonye ibyo ngibyo ni ibyabanje ahubwo haje ibya kabiri nyine cy'icyo gihe cyiciro kindi cya covid kiriya cya kabiri yabaye twagabanye itsinda twe turi mu itsinda icyo gihe tugabana 400 arangije muri 400 urabona muri covid abantu bose babonaga amafaranga bagahaha bakagira stock mu rugo arangije we arambwira icyo gihe twari ku manywa twe tumaze guteka ariko bamaze kuvuga ngo abacuruzi bose bajye kubapima kuko naracuruzaga mu rugo arangije ndamubwira nti ngero ndagiye bapime ntabwo bakwemera ko nongera gucuruza batampimye ngo uretse kugenda nkubwire nsubira mu cyumba ndagenda arambwira wamaye agahushya nkajya gusura mukeba wawe burya afite mukeba wawe ese ni wa wundi se mwe mujyana mu kabari ngo hoya ngo burya mfite undi buriya byari ibintu by'akanya gato mfite mukeba wawe ese uwuhe nkaba hari ukuntu hari umuntu wajyaga amuhamagara kuri telefoni we nkabona yamwanditseho ngo Yusufu nza kuzikoporora ndebye Yusufu sanga ni umukobwa wajyaga unzanira pampegisi zo kwambika umwana ari we mukeba wawe ari we mukeba wanjye yavugaga izo Yusufu yego ubwo yafashe nimero y'uwo mukobwa amwandikaho Yusufu ngewe nkajya ndeba nimero ihamagara buri kanya Yusufu umuntu w'umugabo ahamagara umugabo we mugenzi we inshuro zingana gutya ndangije ndazikoporora sinzi ishyize muri telefone yanjye mbona handitseho pampegisi kuko nari nari namwanditseho mba ndumiwe ndamuhamagara ese bimeze bite wanzaniye pampegisi mu rugo nk'esheshatu ariko ubwo ntabwo navuga ngo ntabwo yari umugabo wanjye yarabizi kuko twize kujya kwa mabukwe tumucaho njya kuzigura turi kumwe aduhangika n'igiceri ndamubwira iki giceri kakiduhangize ngo nta kibazo tugende ndamuhamagara rero tuzanzaniye pampegisi 6 n'ubwo mugabo akagutse ndamubwira ese uyu muntu wanditseho Yusufu iyo ubikora ukamwandikaho izina rye ko njye namwanditseho pampegisi kuri uzi mufite bimeze bite ngo hoya ngo uyu ngo ni mucoma ngo ni umuntu dukorana ngo shyira zingaro none se barangucemeza ijambo Yusufu yahuriye hehe n'umugabo wawe yego kugira ngo nyine bamenyane ajye kumusevingaho Yusufu kandi wumva ko mwari muziranye akuzanira pampegisi z'abana yego ndabigusobanurira yego we acuruza mu isoko ry'abakasara Nyabugogo ryo haruguru yego twagiye kwa mabukwe rero umugabo twinjirana muri rya soko kuko ari we mukiriya nari nzi uma pampegisi turagenda nyine tumuguraho pampegisi ahubwo ukuntu nyuma wenda ngiye navuze ko wenda yavuye muri prove kuko n'ubundi ari ku muryango arazamuka wenda aragenda amuha nimero buriya akimukubita ijisho bwa mbere ndasubirayo burahise amukunda abwo ndangije mbimweretse ko nzifite namwanditseho pampegisi bakamwereka Yusufu arangije ngakwa mugore ibintu byose bigira intambara ntintambara gute arongera ngo kuki batakwigize polisi ni polisi se gute kuko nkubonye nanone ese niwe mukeba wanjye wambwiye arangije ariyumviriza arambwira ngo urazi n'ikindi kubwo nibanze kumuruhushya ngo basi ume Sandrine turajyana ngo nta kintu ndi bukore icyo gihe urumva bagiye kudupima Sandrine ni umukobwa wawe yego ndamubwira ni hoya ubyihorere niba wumva ubishaka ugende wowe ubwawe ugende ndangije nifatira telefoni ndagenda kumaranigurira kuteri nishyirira mu matwi ndambara nigera ku kagari urabona nyine abantu bose b'abacuruzi barabapima ibyo byo byabaye itegeko noneho birangije ndagenda barampima ariko ubwo nagiye kuteri zose nazishyizemo namariyemo numva ntazi sinibereyemo kuba umuntu akubwiye mu ruhushya njya gusura mukeba wawe
ntabwo bisanzwe ukurikije n'indi mico wari utangiye kujya ubona unamufatiramo. yari amaze kumva ko nyine n'undi wamufashe byarangiye. ndangije ndagenda barampima ndagaruka ngera mu rugo asanga arahari, arangije arambwira umwumva ngo nkubwiye, ndagenda ngo uriya mudamu ngo ndamukunda nubwo wafata amaraso yanjye yose ukayashyira muri laboratwari. Akimara kubibwirwa yabyifashe mute? Yarabibwiye ngo nubwo wafata amaraso yanjye yose ukayashyira muri laboratwari ntabwo namureka. Ndangije ndamwitegereza ndamureba mpita mbona ni ikindi kintu nyine subwo ni igiki neza mbona ari ikindi kintu ntazi. Nibwo icyo gihe nahise nangira nishyira amaboko hasi ishakira icyo gukora ndakora ndamureka ndamubwira nta kibazo nimba uwo muntu umukunda ubundi ugira imitima ingahe kuba ufite umugore ukavuga ngo ukunda n'undi kandi hari n'undi nakubona nawe mu kabari ubundi se umukunda n'abantu bangahe igihe muri abo bantu nimba uzi ko ndi unkuremo abantu urabapanga ni amantuze ni amatafari. Nuko ndangije ndamwihorera birangije icyo gihe nibwo nagiye kumva nka saa 9 mbona telefone yanjye barayihamagara nimero ntazi barayihamagara z'ijoro z'amanywa barayihamagara ntabwo ni se uyu muntu uri kumamagara ninde akajya ambwira ngere gitaba gusa barasa nawe ufite abasheri ndamuganira kanitabe nditamba itashyira mu pariyeri numva ni sedo wacu ku kagari arambwira ngo ni Delphine atuvugana ati yego ati uri hehe ntindi mu rugo arambwira ngo ngwino ku kagari itugaruka ku kagari ndamubwira ese ndaza ku kagari ko ari iki ko nahavuye ngwino ku kagari tukubwire turagushaka cyane ndamubwira nti yewe ntisedo ndaje mu mutima wanjye numva ikintu cy'icyoba kiranyishe numva ikiniga kiranyishe numva mbuza ahantu wirirwa nitamvuga nti bana banjye muze hano baraje ari babiri ndavuga nubwo nyine Bible ngiye gupfa ndapfuye birarangiye ubwo basanzemo covid. Yego we wese ubitekereza ko ari ubwo ariko ubwo nyine inzu wanjye nayo mpitamuhamagara namaze igihe Faisal namwandiye we riri ubwo nyine bayi ndapfuye ngiye nagiye kwipimisha batubwira ngo abacuruzi bose baze none bansanzemo covid uko biri kose nicyo gisubizo bagiye kumpa. Arambwira ati se byagiye ndabimutekera nabwana ngiye navuye mu rugo umugabo ambwiye ngo afite umuntu akunda nubwo bamutereka muri laboratwari amaraso ye ntabwo yamureka. Mpita mfata ngura kuteri mariramo ahita ambwira ngo humura ubwo ni ibitsi y'umutwe yashyushye cyane kuba aka kanya ufashe koka ugafata iriya tesite wahita ubonamo virusi. Yego ati humura nta kintu ugomba kuba. Ubwo naragiye nkigera ku kagari haruguru y'umuhanda abantu bose bahise bandeba gutya baranyitegereza ndavuga nti se ninyariye ntabwo byari bisanzwe nangira kwirebaho gutya nangira kwirebaho ndavuga ninyariye bimeze bite. Ndangije ndamanuka ngeze ku ibendera rihari hahise haza abaganga abana bamfatira mu birere baraza bahita bamfata akaboko bambwira ngo ngwino bansubiza muri cya cyumba bampimiyemo. Sedo wacu mana yari umuntu mwiza n'umuntu mwiza arangije yambwira ngo Delphine ngo rero ngo Paul ngo twasanze urwaye covid. Yego ndavuga nta kibazo abaganga baranyitegereza ubundi se kuvuza ngo nta kibazo ndavuga nyine ikibazo kitabaye ku muntu ntabwo cyaba ku giti. Ibintu byose bibi ibyiza bigomba kutuzaho kutubaho nta kibazo. Abaganga barandeba baranyitegereza mbese ubona baguye mu kantu kubera ukuntu uwo babibwiraga ahita agahungabana. Ndavuga ati genda umva nta kibazo nuko barambwira nyine bampa impuguro ndangije ndababwira ati ubwo ndatashye. Arambwira ati ubwo uri bwifate gute ndavuga nti ubu guhera aka kanya bahise bampa agapfukamunwa guhera aka kanya bakagapfukamunwa ntabwo gashobora kumvaho ahubwo mujye mumfasha mu mutundi kuko ubwo nta gusohoka guhari. Ngo kuki se wumvise ko nta gusohoka guhari ndavuga nti iki cyorezo nyine ni ikintu ni nayo mabwiriza yarahari. Ubwo ndazamuka ndataha cyakora Sedo wacu no mama kuvuga ngo ni umuntu mwiza we ntigeze andeka gutyo ngo nijyane yarakomeje aramerekeza paka ngeza mu rugo. Yarakomeza aramerekeza ngeza mu rugo arangije ahagarara nyine ko ari gushyiramo metero ahagarara nka hariya nayo ndinjira arangije ambwira ngo Delphine ngo rero ngo bya bindi twakubwiye ngo nzanza kugusura buri kanya ubwo nyine byubahirize. Ubwo ngera mu rugo agahungu kanjye karandeba ngo mango bimeze bite uko wambaye icyo kintu ndavuga ni nyine ndaza kubasobanurira ikintu cyababaje cya nyuma
ni icyo kuntu iriya saha yo bagiye kuyikwambika iriya saha yo ubundi bakibikubwira uba wumva nta kintu cyabaye uba wumva nta n'ibihari ariko iriya saha yo bayizanye wabonaga ko upfuye ukavuga ati by'isanduku nyinjiyemo ngiye kubona mbona abapolisi nyuma y'iminsi 3 mbona baje benshi birukanka mbese birukankaga nk'abantu bafite ikintu bagiye gufata baraza bazenguruka ku muryango bahayobewe dupfirana nabo nsoka ndavuga ati ningiye muje kureba ngwino ndavuga ni iwanjye ni hari barapuriza barimbwira ngo tugiye kwambika aka gasaha nta kibazo gateye uzaza kogana mbese ndavuga nse kandi koko nta gripe nta muriro nta mutwe nta sereri kugeza ubwo umugabo wari wamusize mu rugo hamagara utakumva bo baba bakureba bagahita bahamagara umudugudu akaza akakubwira ati bimeze gutya icyakora abanyabuzima nabo banyuzamo bakajya baza kukureba bakakubaza ibyo uri gufata bakakubwira urafata ibi cyane ko baduhaga ifu z'igikoma zo kunywa bakagura ifu y'igikoma n'ibishyimbo ngiye bamaga n'umuceri ngiye mu mudugudu na VIP bamaga n'umuceri bakama n'igikoma aho witwa Nyirandege Marikerere rwose ni ukuri yanyitayeho akageza akambaza ati Defi bimeze biti akagara ko nkahara kuriye ko metero yamyibaho yamyiriho akambaza noneho gusa ikintu cyagize ingaruka cyane iratangawizi tangawizi batubwiraga yo no kuvuga ngo wenda ku muntu wese babwiye basazemo covid akaba yayirwarira mu rugo igifu yahise ahera ubwo akarwara igifu yahise ahera rwarwara igifu kuko iratangawizi batubwiraga ngo tuyisekure tumara kuyisekura tuyicanire mu mazi make cyane ubundi uyinywa nta kindi kintu yakozeho keretse gufata igifu ikagipfura izo ngaruka twagizeho ku bantu barwaye covid rwose ku bifuho sinzi ko kizanakira urebye ubwo nahise shyira amaboko hasi ndakora ubucuruzi ndahoba kuko urumva icyo gihe nimba narindwaye gutyo nacuruzaga ibintu byo kurya ibyo kurya kandi birabura nibyo naryaga narabiryaga narabirya ubucuruzi burahagaze mbasubiye hasi gutyo ndatangira menya kumesera abantu ndatangira menya ko ikiyede kibaho yego ubwo ndatangira ubwo umugabo byageze gutyo umugabo hagati aho byageze mu ntera yindi arongera noneho aryamana n'umudamu witwa Jeannette w'umugabo witwa Karimba ba Jeannette ndabasuye ba Jeannette rwose buri izina Jeannette gutwara barushimuze njye muri igina barushimuze nimba hari uri kutwumva nyine byambabarire kuko abo ni abantu bankomerekeje umudamu araza akageza tugasenga naba narembye rwose pe agakurupa akoze ibyombo tugasenga kumbi ntazi ngo ni igiki cyihishe inyuma kaza mu rugo musanzwe bimeze bite wanda narembye se agakurupa akoze ibyombo kumbi bafite sinyari we n'umutware kuko umutware yamwishyuriye nimba arenze ngo 15 amezi 2 nimba 3 aranamuhahira ndaceceka ndabyihorera kuko nagihamya ngiye buranemera ibintu niboneye kumbwira ngo umuntu arambwiye rero ntabwo njya mbyumva nyine urambwira nkabyumva ariko nanjye nkagezaho igihe cyo kubisacinga nkabireba nkabibona ubwo birangije umugabo mvuye gucuruza kuko icyo gihe covid ikirangira nkikiranuka nayo nkashyiraho ko hasi nese ne buri agataro ngiye nta kazi na kamwe ntakora agataro ndagafata nkajya njya kurangura saa 9 z'ijoro bimwe nkabirangura nkabicuruza Nyabugogo ibindi bitashira ngahita mbizamukana nkabizunguza mu baturanyi mvuye gucuruza icyo gihe nicaye hanze mbwiye umwana ngo nanzanira amazi numvaga naniwe nari mombye icyabiri nyahombye arangije umugabo aratambuka arambwira ngo masanze ngo bite ni byiza ngo wamba barukaza kunyiyamira umugabo wawe ari Jeannette ari umugabo we umugabo wa Jeannette kuko umugabo yararaga izamu n'injoro irondo uwi wanjye akajyayo kuko hari igihe none se hagati aho tutari twajya kure wa mukeba we yagusabaga ngo azajye kureba wa mukeba byarangiriye ikirya gihe cya covid
ya covid niyo yamuhujengeje ntiyajyayo bitewe n'ukuntu bamuhaga amabwiriza abanyabuzima bacu yaburaga uko agenda yaburaga ukuntu agenda kuko no gusohoka nimba mu rugo bavuze ngo murwaye covid nawe nusohoka bari bwumve kwifiti yego urumva akato kari gahari yewe wacaga ku muryango wese ntiyaharebaga ahubwo yahitaga yirukanka cyane yego ubwo rero umugabo aranyiyama nyine gutya aranyiyama ariko yamaye ibimenyetso numva koko nibyo hari igihe cyagize amatsinda yacu bayatera inkunga buri muntu kuri telefone akabona message y'ibihumbi 20 buriya amatsinda ni meza covid irangiye noneho icyo gihe message nayibonye nicaye ku muhanda nani ngiye ku muhanda ndi kubana n'umudamu ushitangiye yitwa Masiteri undi nawe arayibona arangije arambwira ngo ngiye kureba mugenzi wanjye hano hirya kwa Batasha kumbi agiye kwa Karimba uwo mugabo yarabimbwa ahita ambwira ngo igihe iki n'iki umunsi uyu we ntiyambwiye ibyo by'amatsinda ko ntabyo azi ntayo babamo ahubwo yambwiye uwo munsi mpita nibuka kuko icyo gihe mu kutaha yatashye saa 6 z'ijoro yego ubwo nyine nageze mu rugo ndamugana nyine ishime n'ubundi nzana mukeba wanjye kuko n'ubundi ndapfuye ibyo yifuzaga byagezweho ndapfuye ngo ubaye ikisi mpita mfata Sandrine ndamwaye Sandrine rata muzabaho nangira kumubwira ukuntu agomba guhamagara mama yego mpita muha nimero za mama amubwira ukuntu agomba kumuhamagara mbese byose ndabimubwira ubwo noneho bazanye isaha abana bararize bakajya bayireba kuko wicagingo yambaye imyaka ingahe Sandrine nawe mukuru yawe afite imyaka 10 umusaza we afite imyaka 5 noneho bararize nyine kuko mbese ni isaha ahubwo cyari biteye ubwoba muri covid mbese ahubwo zirasa no kuri umuhanga wayikoze ni ukuri ni umuhanga ni umuhanga pe nubwo wayiraza mu mazi nta cyuba nta kiba habe namba ahubwo nishiramo umuriro barabibona ubwishizamo umuriro ugenda gutabaza bakaguhindurira ntago bazi hazamo akantu gasona baba uracyagenga yego baba bagusigiye icyo yicagingiye bagusigira chargeur yayo ubwo utayicaginze bagaruka kuza hazamo akantu gasona karasona kagasona ahubwo nk'ubu nuko amategeko uvuye nkaha ukagera hara hirya baraguhamagara Delphi uri kujya yesubira inyuma tasubira inyuma barahamagara mudugudu bakazagufata mu kagari nyine baragutanga aho ati uriya murwayi wanyu bo bagahita baza ubwo nuko nyine nibera muri ubwo buzima bwo kwigomera mu nzu covid yanjye bahita ambwira ati n'umunsi uyu n'uyu yari ari iwanjye ti rwose mbabaruza kumenya iyamira umugabo ntaje mu rugo arataha ndaceceka nkora iki nza kwitekesha nk'umudamu wari utubuza mu rugo kunsura akankorera utwo turimo twose mbona inshuti yanjye ari n'umurokore nza kwitekesha ndamuganije ni wambabare ko umwana wanjye ahiye ukaza ukamfasha tukamujyana kwa muganga nditakisha koko nitakisha umugabo aryamye nzi ko asinziriye kumba barabyumvise ndangije rero mfite afata telefone ye nabanje ndayifata nayihishe mu gihe ari kuyihiga yimbaza Jeannette abageze mu rugo arinjira undi ndamugana pakwize ngo nkubwire abaraje hagarara muri salo ndamugana Jeannette icara ubwo naramuhamagaye ndamugana ndakwinginze Jeannette umwana arahiye ngwino umirikizo yo kwa muganga nyine nk'umuntu w'ishuti nabona ngo ndi hafi gutabara yagombaga kuntabara kandi nari nzi ko nta kazi yagiyemo ubwo nabaje yiruka nk'umuntu uje gutabara araza arinjira undi nawe akaba aje muri salo kumbaza telefone asanga nyine Jeannette nibwo ari kwinjira mbese we yegiranganya ko telefone ko yamwandikire message ngo ntuze ratarakubeshya yego Jeannette baraje abaricaye ngo umwana sahiye ati ubwo nanjye nafashe uwo mwana navuga ngo arahiye mpita mujyana ku baturanyi avuga ati nuze mu rugo uraza mu rugo ngo uhamagaye kuko nari nzi ibyo nshaka kubabwira arangije Jeannette araza undi narasohoka yikuhuye araza mwana pakwizagarara aho ngaho cyangwa wicare Jeannette yicaye ndamwana Jeannette bitese ndetse ni byiza ati nusa Musandire umwana ahiye ati ndaje mbikubwira ukuntu ahiye ubwo ndi abaricaye aricara yubika umutwe yifata gutya nyine kubera ko abagabo nyine bifata mu mutwe abonye ko byamurangira yego arangije aravuga
ngo ngaho nyine ngo tubwire, ndamwanira Jane bimeze bite, itariki iyi n'uyu munsi uyu n'uyu, pa kwizera mwari muri kumwe, araceceka, ndamubwira nti mwari muri kumwe, mwari munaryamanye, ese nk'umuntu uza mu rugo tukaganira ukanyereka kuri inshuti yanjye kandi utari inshuti yanjye uba wizeye kuri gahunda yawe, mwakwiriye njye nta kibazo mfite nkurikije ibyo mbona kuri uyu mugabo, erega nawe nta kintu yakumarira, ntigiye nkurikije ibintu mbona aranihanganye, nibwo icyo gihe nahise mfata telefoni mpamagara nyina, mpamagara undi mu nshuti yanjye twamagaga wo mu Gitega, baje ari nimugoroba ariko Jeannette we yatashye kuko Jeannette yaguye mu kantu, ibintu byose mbishyira hariya, mbishyira ubwo nahise mbishyira ashize, Jeannette ararakara aragenda, ndakeka ko dutangiye kuvugana muri ako kwezi, yego yaratakimvugisha, yaramburaga agahita yihuta, ukagira ngo ngiye nkanamyeza mwati Jane biteze. Ubwo papa Sandrine we bite? We yagumye uko nyine araceceka, atungurwa nanone abona uwo mudamu ushitangiye twamagaga n'undi mushehe aje mu rugo, mpita mfata n'abandi batatu mpita mbazana mu rugo, atungurwa nyine abona twicara nimugoroba, atetse baramusuza asoma bimeze bite, bimeze neza, ngo ko mutugendereye se, arangije asanga mu cyumba arambwira ngo nta wundi muntu wankorera agashyi ni wowe, ndavuga nti ibintu wankoze bingeza aha, nimba ari umuntu wabihaze narabihaze, reka tubishyire wenda no mu bandi turebe ko byakemuka, nimba baratugira inama baratugira inama, ubwo twarabaganirije, nahereye mu mizi nk'umuntu wari ubabaye, nahereye hasi nzana ku bya Yusufu, nahereye ku wo mu kabari babyina mvaho, ariko ku wo mu kabari mama we yazindutse aza icyo gihe, ntabwo nabibabwiye, yazindutse aza agera mu rugo nka saa 2 kuko iwabo ni Rugobagoba, yageze mu rugo nka saa 2 asanga umuhungu we ntarataha, umuhungu we yageze mu rugo nka saa 6 ariko kuwa gatandatu byaraye bibaye kuwa gatanu, asanga ndi kwikora envelope kuko njye n'akazi nazi, nazira envelope bapfikamo mu butike nzi kuzikora, ubwo noneho nyina aje aramureba aramuganiriza, amuganirije ngiye igihe cyo kujya mu itsinda kiragera, ndangije mvuye mu itsinda, avuye mu gihe cy'itsinda ryatangiye saa 9 mva mu itsinda saa 10, nje ngeze mu rugo ndambwira ati se ndo amafaranga yo Rwanda nabiri mbizi ko ntayafite, ari ukwiyenza nari mbizi ko ntayafite, kuvuga covid ubwo yarangiraga ntabwo yaragikora, we covid no muri covid nibwo atari gukora, ariko irangira yakomeje arakora, mu gukomeza gukora kwe ariko n'ubundi ingeso zirakomeza zirangaza ingeso, bari ukuntu ukora ikosa ukavuga ati wenda birarangiye se ntabwo nzongera kuko nafashwe, reka nihishe, we ntiyavuye ku ngeso ahubwo yarakomeje, ubwo nyine ubwo nyina arazamuganiza biranga bipfa ubusa, abasiramu ndabazana bagenzi be, biranga bipfa ubusa, n'uwo musiramu turagana arambwira ati rero reka tujye tuza tumubyutse sangahe aze ajye gusara, bakajya baza bakajya kumwitorera, baza rimwe rimwe ugasanga ntaragera mu rugo, nkabyuka nkavuga ati ntabwo aragera mu rugo, ntawe uhari, ubwo umugabo arakomeza aba umugabo, b'abasiramu ndongera ndabahamagara, umwe niwe waje aramubwira ati se Sumani kutunaniye ko tubona mu muhanda gutyo uri marayika bimeze bite, wafashe umwanzuro, arangije amubwira ngo umwanzuro ndaza kuwufata, icyo gihe nari nafashe ipata ry'icyumba ndikirishaho kuko twirirwaga najyaga gukata kuzunguza, hirwaga harangaye, ndavuga ati na radiyo bazayiba cyangwa se azanayinywera azayijyane, ndangije shyiraho ipata, ndavuga ni ipata narishyizeho hariho n'ingufuri, urebe urufunguzo munsi y'akabati, narangije icyo gihe mbibabwira ntiyatashye, yarankundiye, yatashye ari mu gitondo gutya abantu bose banabireba, ibaze kuba umudamu mutonya yakubwira ngo umugabo wawe ngo ari hariya havana ngo hanze ngo yasinzemo bararwana, noneho akanataha nawe ubwawe ubona wagira ngo bamuvuruguse hasi mu bintu ze mu biziba, mbese abantu bose bakajya bimbwira agiye nkumva birambabaje, noneho nkageza nkabwira ati mu mwihorere buriya bizashira, se hari umugabo utamera kuriya bibaho? Ubwo iyo babikubwiraga bitewe n'uko jewe nyine nk'ubu nyine tuvuge urambwiye ati dore umugabo we nguriya ari hariya, mbese bimeze gutya, nyine ndakumva nkwereke ko nta kintu bimbwiye, ariko muri jye biri kumbabaza, birumvikana. ubwo noneho rimwe nibwo namubwiye uwo musambu yagarutse bwa kabiri, nibwo namubwiye ati se nimba kwisubiraho bikunaniye twareba ikintu dukora ko turi abantu bakuru, nimba umwana afite imyaka 10 undi akagira imyaka 5, twareba ikintu dukora,
arangije arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo reka nkubwire nimba umwana agize imyaka 5 abantu mwabyariye rimwe babyaye 3 cyangwa 2 ukaba waranze kubyara ubwo birangiye. Icyo gihe yarasohotse ajya hirya ajya mu kabari aranywa arasinda ataha saa 8 z'ijoro arangije arambyutsa araza ngo ubu ngiye kukwemeza. Ndavuga nti uko biri kose iyo ndi muzima ndizunguriza ku gataro bikemera nkagera izo saa 9 mu bihumbi 10 byanjye mfite cyangwa 20 n'urugero nabitiye uko bakarya nshobora kukubwira ngo nizi ibihumbi 20 ukabima ku wa mbere ku wa gatanu ukabima nagushyira inyungu y'igihumbi cyangwa se 2 bitewe n'ukuntu nungutse. Ndavuga nti nimba umuntu abivuze gutya bitewe n'amakosa afite wenda bigiye kubaho. Nahise mbyuka nambaye robidoni ndasohoka njya ku mudamu witwa Nyirandegeya muri Kerere kwa Magasabo. Ndavuga nti noneho dore zizatahiye ari kumbwira gutya. Baramuhamagara kuri telefone wapi yanga kwitaba. Ndavuga ati ubwo numerekeze wenda yisubiyeho ndasanga yaryamye. Umuntu ashobora gusinda wenda akavuga ibyo bintu ndasanga yaryamye nanjye ninjire mu nzu ndyame. Arabikora aramerekeza turagenda dusanga yaryamye. Noneho nge bitashyiramo cya kivero njya nsanga abana turaryama. Ariko telefone ye yasona hari ukuntu ashyiragamo rive yo kubyuka. Nakumva ya rive ivuze nkahita mbyuka ngakoramo cya kivero nkahita njya hanze yakwitunganya yajya mu kazi nkabona gusubira mu nzu nkaryama. None ibyo ikivero kira ipata bashyiraho ingufuri. Ibyo nabikoze twabikoze nk'icyumweru. Ku kindi cya mbere yahise aza rya pata ryose ahita ripura. Ariko ntabwo mwari murimo twari turimo araza yaje ari ninjoro arikura harasenya ntetse ngo noneho uyu munsi ndakwemeza ngo siri pata rikomfasha uyu munsi ndakwemeza. Numva ngize ubwoba ndavuga nese nekereza umudamu twe turanye umugabo yakubise ijisho hafi yo kuvamo. Ndavuga ni ngiye mana uzandinde kugira ngo murazambona nibisare ngo nakubiswe n'umugabo wasinze nta nanyweye inzoga ahubwo mbere imbaraga zo guhigira abana ngenza yamukwepa. Nahise sanga njya kwa Magasaro uwo nico navuga ni reka simvaha ati ndabigira n'uyu mugore kahoraha abahamagaye irondo riba riraje bajya kumureba basanga kuko yabikuyeho umva basanga umugabo yiteguye yanazinze arangije baramuzana ahantu narindi baramuganiriza bamuganije arababwira ngo uyu mugore si mwiza simukunda. Narababaye n'ubu nyine bijya bimbaza kuko burara umuntu abateye abo ububizi uko uteye ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abikwibutse kuko wowe ububizi. Niyo ukunda umuntu akakubwira nabi arangije aravuga ngo umugore simukunda ngo si mwiza ngo ni mugufi nuko yambwiye. Abo bandi yakundaga se bari barera nta numwe muremure ngo uri mugufi. Noneho abanyene bambwira ati sha imboga zibona abana. Uyu mugore kuntu azi guhiga ahubwo se ninde muntu umusumba. Mama gasanga ati se washatse uburebure ubu nibwo ubibonye kuki utagiye kubarebare cyane ko atari na mugufi. Iryo jambo ryarambabaje nyine numva ndababaye. Barambaza ngo dukore iki ndavuga ngere mwihore nese bafata umuntu muremure banishe n'umuntu mugufi ya kandi adashaka umuntu mugufi. Naho umugabo wa Magasaro ahita avuga ngo simbona mwese sari nivo utayinjirira mu nzu simbona mwese ari nivo. Ndavuga ni ubwo nyine wenda arashaka babandi bashobora kujya gutetse gukora ku ipoto ni kandi mbambona nta muntu ukora ku ipoto nabo baburira urwego. Ku mugabo icyo gihe umutima urambwira ati buriya ni ugushwarwa by'amafuti ye arisubiraho. Nigira mu nzu naryama ariko nanjye numvaga byarandambiye narababaye nakayi nta mwenda mbese nta na ubwo nyine zarambwira ati rero niwe nzajya ndeba. Ndavuga ni se agatero nzakazunguza nishyura inzu nesera abantu nishyura inzu ngaburira abana. Tugeze igihe kinini tukajya twirira akawunga yonyine turihangana turabyakira. Ubwo mwari mumaje gutandukana? Yego kuko ubwo icyo gihe yagiye ntiyagarutse. Bwarakeye cyakora mbwira abana ati ntawe uhari atazagaruka ngo agiye kuza kugira ikintu kimwe ikindi atora kuko iby'ingenzi yabitwaye. Abana barabyemera tukajya tugira dushyira urufunguzo yarazi turahindura twigira mu buzima bwacu. Ndavuga ni nta birenze birimo n'ubundi inzu indiho kugira ngo murye bindiho
ndagenda gusa niberaho nyine nta mavuta nisiga, kwisiga ndanabyibagirwa akaye cyane ko nabonaga n'umuntu wanapfuye Birumvikana. wiviriye mu mubiri nkavuga ngo ese buriya yapfuye atisigaga amavuta, nkavuga ngo ubundi se niyipfiriye nyine kwisiga amavuta n'ubundi umubiri ni igitaka, ubwo nyine ni uko turakomeza nyine twisengera Imana n'abandi bishiti yanjye, Imana inkera n'undi mukobwa w'inshuti witwa Nadina, turakomeza nyine turibanira. Cyakora uwo Nadina yahise aza mu cyiciro cye aba umugabo mu ubwo rugo, nyuma y'uko agiye ubuzima burakomeza nyine ubwo nibwo nahise nirukanyira mu kiyede. Nyine ubwo urumva agatari kajunguje ushobora uyu munsi kunguka 1000, ushobora kunguka 500 uko uri kugenda mu ngo ukomanga wabaza ngo murahaha wagataro, ubundi agataro nyagataro ariko kuzuye neza imboga ibintu byose ni 15, ukungukamo 15 bishoye umenya ko 3 bicyura. Ibyo 3 rero bicyuye wishyura itsinda ry'igihumbi, 2 bwo imboga ntushobora kuva ku muryango udasize ikimene, kuko umenya agataro burayirira ikimene n'izirano ryiza zarahishiyeho nyanya, ikimene nizo nyanya, ikimene cy'inyanya, urudodo urarusiga, mbese umenya agataro ikinangana nacyo ni udukara adashoboye gucuruza, n'ibyo birayi adashoboye gucuruza, ibindi byose by'imboga dutungurusumu. Buri umuntu w'agataro ntashobora kurya ibiryo bidafite tungurusumu, arya ibiryo birimo utuntu twose, pavuro, mbese utuntu twose. 2 rero buriya ku mwero w'ibiribwa 2 biragoye. ubwo kurya bimeze gute, kubaho, kwishyura inzu bigenda gute? Kwishyura inzu nyine n'ibyo ubuzima nyine buba buhindagurika bw'ikirere. Ubwo urumva iyo nagiye nkabona ikiyede ni 3 mu muhanda, ubaza gufata 3 icyumweru cyose ni 18,000. utabaye ngira inzu mwiza wihangana nta wundi muntu wabyemera. Inzu cyane cyo kozana nuriye inzu ya make ni 35,000. Njye nari mfite umuterankunga Nadina, ubu yagiye muri Kenya aho uhari, niwe muntu wajyaga wumva ati mama Sande bamuhaye pirive, agahita ashakisha ukuntu ya pirive ayihosha, wenda agafata n'ibihumbi 30. Ni umukobwa nyine afite byinshi byo kwitaho, akabima cyangwa se agafata n'amafaranga 50,000 akambwira ati iki ni igishoro. Cya gishoro rero iyo gihari ni ukugura iriya mifuka ivamo sima. Ya mifuka ivamo sima buriya ndayubaha, buriya iriya mifuka ivamo sima ufite nk'igishoro cy'ibihumbi 100 ukavuga ngo ntabwo ari ayo kuryamo, ni imifuka. Ushoye 100 ubona 200. Nese ubu iyo wishyuye amafaranga y'abana yo kwiga ay'inzavaye kwigaho yishyura angahe? ndishyura 35, ariko kwigaho sinakubwira ngo ndishyura, ni bya birarane. Yego, umwana utanga itariki uyu munsi bakamwirukana, kuko ushobora kukubwira ngo ihangane kuwa mbere ndayaguha, noneho kuwa mbere nimba mwembwe 15 iyo ndamuhaye 10 sigarane 5. Cyagiye ndi mu kazi haraho nikopesheje kawunga, ishuri urumva ntaririmo, rya shuri biragoye, nkajya nkomeza nkababwira ngo igihe ni iki, cyagiye kikaba igihe cyane, wenda ubu byaroroshye nta mwana bari kwirukana, ariko ni handi wa mwana azagera mu gatara akabona agiye gukora icya leta, ya madeni bakamwangira bagacishamo bakavuga ati genda umubanza nishyurayo. Ariyo mpamvu yanjye nkunda kubwira abana banjye simbizi gusa ntabwo ari iryo herezo mbashyiraho, mbabwira umwana wanjye ati nta mwana uzarenga mu wa 6 kuko nta bushobozi nabona. Ubu se papa w'umwana nta nubwo akuvugisha, nta kintu na kimwe keretse no kumvugisha, nabanza avuga ati reka abana bafashe biroti, reka ngire mu rugo njye kubareba numva amanota bagize, nusanga umwana wawe wa nyuma umukangare, bibaho ku mubyeyi, ariko we habe nganavuga ati reka nanahagere. Keretse uwo Nadina niwe wasimbukaga akabaza akareba nyine akabakangarara akabwira Sandine ati umukobwa yifata gutya ibi n'ibi, ariko ubu nabwo ubwo yagiye nyine, ubu urumva amagaze gutyo. Muri iyi minsi uri gukora iki? Muri iyi minsi nari ndi kwirukira mu kiyede, nari ndi gutera ikiraka, ariko nabyo ushobora kugenda uragenda nyine bakakuba ati twagabanyije abakozi, ugahita usubira mu rugo ugataha. Ubwo uwo munsi wari ukuburara no kubwira? Uwo munsi uraburara, cyangwa se ugende muri Bakunama. Muri Bakunama niho abantu wenda nkatwe twirukira, niko navuga ko iyo ngiye nta wundi masanga ni njye nisangayo. Ufata agakapu ukagenda ugasoroma imboga ukaza ukazoza, ukazigira ku mbabura, ukazishyira ku mbabura ugateka ukaba arizo urya. Nta kindi, nta kuvuga ngo umwana iki
burari ubuzima mugiramo n'umwana akabibona ko ariyo nzira murimo nyine agaceceka nta bindi bintu ashobora kubaza. Icyakora numvise bihandagaje ku bintu byo kunyaka isaha. Ejo nibwo numvise umwana ambwira ngo wasamba rukangurira isaha, uwo wo mu wa kane, ngo wasamba rukangurira isaha, uwo nawe w'imyaka ubageze 6 nawe arambwira ngo wazangura isaha, ubwo ngiye ya saha mpita mbara ngo igura ngahe, none ni ukuvuga ngo icyo cy'akawunga kanya ni 900, iyo wenda iyo saha ni 500 500, mpita numva ko ya 900 arimo ikiro inusu n'irobo na za mboga mukarya. Nyine ubuzima bibaho, nyine ntabwo umuntu yihitiramo ubuzima abayemo cyangwa uko bizarangira, ariko jya wizera usenge cyane, kandi natwe aha ngaha turi ntabwo umuntu aza ngo tumwumvire ubusa, dukora uko dushoboye mu bushobozi bwacu akaba aricyo twagufasha. N'abakunzi bacu hari igihe dushyiraho umuntu akifuza kuba yagufasha cyangwa yakumva inkuru yawe akumva nyine mukoze ku mutima akavuga ati nkukoreye iki ngiki, uwumva wese yumva yabikenera cyangwa yabishaka bitewe n'ikigeze ku mutima we n'icyo yumvishe, turaza gushyiraho nimero mama Sandrine wamuganiriza wamufasha, uretse no mu buryo bwo mu mufuka gusa. Hari igihe ushobora no kumubwira ati ushobora kumushakira akazi, ako kazi kakaboneka ka buri munsi agatunga abana biwe, nk'ubu amusaba isaha akayibura, cyangwa akaba yamusaba icyo kurya cyangwa icyo akeneye akakibura, akaba yamusaba ikayi ku ishuri bayimutumye akayibura. Uremewe kumufasha uko ushoboye kose, mu bushobozi bwawe, mu ntege nke zawe, cyangwa uko ushoboye kose mu mbaraga zawe zose. Mama Sandrine tuza gushyiraho nimero ye, wamuganiriza wamukorera icyo ari cyo cyose, cya mbere ni ikivuye ku mutima wawe. Natwe hari icyo tumufasha nk'umuntu watugezeho ntabwo agenderaho, nyine biradufasha. Inkuru yari iyi ngiyi, niwe mutumirwa twari twabazaniye, dore amasaha amaze gukura murabibona namwe ko twatangiye siko birangiye. Katubasezere, murakoze. Nimero ye turayishyiraho, muraza kwireba, turaba twayipininze iraba iriho, ubishaka wese yamugeraho. Katubasezere, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe.